dore n'uyu kati gira hino mubwire ngo ntago uzi gucana imbabura umukobwa w'inkumi w'amabere mu gatuza ungana gutyo ngo ntuzi gufatisha imbabura Yesu we nose yisana ngiye kwivugisha amagambo angahe zaba ari seni Ndaho se nawe nkwakere jewe nuko nari ndakangutse mbona amasaha yagiye Ngiye kumbira igikoma Nifashe ngana nta kintu kirimo hakiyo Baikere ni wari warahejeje mu nzu kuva aho nakure sinigeze mbona arengura umuryango none nanjye nuko bitangiye uratinyuka ukambwira gutya uratinyuka ukambwira ni wowe usese kiriya ni tugisetse mbere oya ntabwo uyu ni ko arira nari mbize oya iki Tuna wazenze ibyo bagiye kurikora action Nade urabizi ko ari we mwana ngira wenyine nubwo ubona wenda rimwe nkubwira nabi cyangwa nkukubita ndashaka kugira ngo umenye ubwenge kuko hari igihe ugomba kuzabaho neza kandi ntahari utandeba banza umbwire utureba hano hantu ukuntu hasa harya niho dusoreza director cyumweru yize kuboroka script ariko nibyo koze shaka guhembwa bambaye ku gati jewe yanjye ntikoze iki se kandi Sena makuna na gatatu in mood. Nadia, ready? Action. yego amana we yewe jya utangamo amasegonda Wana seconde 10. Uno. Mood. Nadi masura hari aho wari wanumye se sinzi kwarya imana arasinzira sindashaka ndahirira sentana Nta namufashe. sindana uvuga Nadi seba uraga hari ahandi se wari wanumye vayo hano dore mbese dore ubu si inkweto zijya mu ntebe koko Nadi inkweto wabonye aho zijya mu ntebe ndazishyiramo komana nyagasani ubu kuko ubu wanjijije iki koko uyu mwana ko nta kintu namwimye mvaho koko nkaba mbaye gutya nkaba ngiye kubarwamba ku musozi nta kintu ntaguhaye ako Nadi mereza akantu kanya nagenda canga nkora igiye kuryama uyu ndamushobora Unashubitaho. nguciringa we
Sigaye usigaye gusinda asinda. Ceceka twebwe. Yewe. Mana yanjye we. Kati. Reba ngo we ngaha ni mu buriri we Uyu mwana aragaruka kubikina gusa asanzwe. arabikora Aho nyumvira we ntabwo. navuze nubitse umutwe ubuse wavuga iki koko ubu wavuga iki Action. Fano kusana. Mood. Action. ndimo kukubwira ngo nubyuka uze gufura imyenda nanze kuyirarana kugira ngo utaza kumbyukiraho mu gitondo dore wanze guteka ndakwihorera shamana Niba utangiye kuma akazi kangana gutya ndaje nisubire ku ishuri sinabivamo ntabwo naje. usubireyo ngo umuhagaze vuga ngo ntabwo ndi gushyika kereye wahoraga udiha wajyana ingoma z'abadeperi z'abaporoso. ubundi natwe ngo z'abarokore ingoma z'abarokore zose ziba zicuranga wagira ngo nizi twagiye kandi ubivuge bitonze Mood. iyo telefone ishyira hasi Ariko tinze. bakugura ukumva iki wa Asanani. Sene ni akanga kudakori. musa nibyo wikunda Action. ahubwo se ndabona n'ifoto ye wakanyarwa hari agafoto numva Nadia yigeze kumpereza ka kera dore n'uyu Aya ni foto. twagiye Bagiye. Nadia batira telefone bagire ko wicara aho Gikure. yikure ku muriro yizane hano shamuri Patrice gira hino mubwire ngo ntabwo uzi gucana imbabura umukobwa w'inkumi w'amabere mu gatuza ungana gutyo ngo ntuzi gufatisha imbabura nawe nibyo wari urwaye mu nda sibyo ngaho nyumvira Yesu we nose iyi sene ngiye kwivugisha amagambo angahe zaba ari seni ndi kuri telefone ivugisha wowe icyo kizamo wakigwa wagishobora Mood. oya nabireke kumpamagara rwose oya uyu mwana ahagaze akora iki yahagaze wagira ntari muri tukuvuzeho nguze nabona akomeye cyane kubita urugi ibirenge byafashe hasi umwana ntanyeganyega umwana mana nanjye ndaje naruri twagiye
umara amasegonda 10 uhutuze nazo aricara cyangwa yicare hariya yicara aha akoremo umugati urimo se shizemo kera akoramo ampaye gafata ugashire hejuru ashiremo avoka Karim urafata umugati na voka uraza ufata umugati na voka vuba ndaho se nawe nywa kere jewe nuko nari ndakangutse mbona amasaha yagiye ni kombira igikoma nifashe nta kintu kirimo hakyo kubuza abo bantu bari kuvuga iyo ntabwo byavamo pero ngire gusa urebe waretse tukamujyana se ni yakanga ni yakanga uzajya uvuga ati mpe ku mubyeyi muri we kiwani ni 20 bagiye ibyo kuvuga none se nta plan B y'ubuzima ufite wenda ushaka akazi ikintu cyo gukora nibwo ngiye kubwira ko nshaka akazi nambwire ko nawe nta kazi ufite ari njye ari nishoje ariko nta n'umunota kare bumara none se kiri ubuzima bwawe uba wumva ubwerekeza hehe uba wumva ufite nk'ibihe bitekerezo uba wumva nyine ubuzima bwawe buhagaze bute kugeza iyi saha sene ya 21 mood action mama mungu w'amasaha bageze hano nta kintu ndakoza mu kanwa bagiye abo tuzagakore okay mawe ariko utinze muze munatire okay sene action inzara ikakwica nta kintu wabuze hano hasubwo mwonimo mwumva koko niregende ngero ayo kwambare ukemwegeraho gatoya kumwegera kugira musimbukira ikuye namwegera se gute wowe ntebe wawe Karen ni wari warahejeje mu nzu kuva aho nakure sinigeze mbona arenguye umuryango none nanjye nuko bitangiye uratinyuka ukambwira gutya uratinyuka ukambwira kandi wowe kiriya ni cyo gisetsembera uyu ni ko arira narimbize oya ndongera ndukubabura Imana ishimwe ndongera ndukubabure umusi yarajye twagiye ongera usubiramo akonga uriruka muri Urushyi rwose mubyeyi yongeye no kurusubiramo nicyo kintu cyiza dore uko yishimye ndakubabura intoki zanjye nanjye zabaye nk'iz'intarengwa subiramo ako kantu yewe reka ndagira ngo nkurabure mu wanjye rero ye ntabwo byakunda kashingazaho urabona ku musigaye utinyuka ukashingazaho ukambwira gutyo oya si yari yarangiye ngo ntiwongere kunkubita ndakuba n'urwanyuma wowe bajya kuri action uhita uhaguruka wirukanka sengire gutya ndavuga twagiye rero muceceke iki iyo se niko nzi ko nayikozera
uyu mukuru yakiwe oya nakundiranizwa n'iyi nayo nambaye inkweto rero se murahari continue 44 mood action gake gake byarangiye ariko kubajije aho niho bari kwimbariza mutasubiza ntabwo nakujya kwicara akumana ntabwo babifashije cyo nahise nkomeza gucumbanya ayiwe aho niho bari kwimbariza ariko n'uyu mukobwa uvuye aho banza muteretana uyu mukobwa uvuye ahangaha turese ni sheri wa rumeri ko wagira ngo ni sheri wera karagukunda kari agasheke kawe twagiye muwakecuru simbizi muve mu bakecuru dukore none sene ya 29 mu action kare najya kugenda we yaragusezeye cyangwa ni wowe ukomeze uhagarare kuvuga ko mushaka kuvuga ko ibibabura nabyo umuriro wo habyo ndamuyana Pastori muhagarare kabwire muze mumfashe guterura mama bigenze bite mama arapfa